Murakaza neza ku mbaraga z'ukwizera. Kuko twabibabwiye dukomeje gusobanura iby'ingenzi mu gitabo cya Dr. Joseph Murphy, The Power of Your Subconscious Mind. Uyu munsi turaganira ku buryo ubwenge butagaragara bushobora gufasha gukemura ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko Dr. Joseph Murphy abivuga, ubwenge butagaragara bufite ubushobozi bwo kubona ibisubizo igihe ubwenge busanzwe conscious mind butabyumva neza cyangwa budahita bubona igisubizo. Ibi bisaba ko tugirira icyizere icyo gice cy'ubwenge bwacu tukagikoresha neza, mbega tukizera ko gishoboye kandi ko cyadufasha kubona igisubizo koko. Bisaba kudashidikanya na gato, ni ukuba ubyiyumvamo ko ari ukuri atari ugutimiza. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo ukemure ibibazo byawe cyangwa ufite ibibazo byakugoye ni ukuryama ugatekereza neza ku gisubizo. Ubwenge butagaragara bukora cyane mu gihe uryamye. Murphy avuga ko mbere yo kuryama ugomba gutekereza ku kibazo cyawe kandi ukibwira ko uzabona igisubizo. Ibi bituma ubwenge butagaragara bukomeza gukora kandi akenshi bugatanga igisubizo igihe ubyutse. Gusa bisaba kuba waryamye ukaruhuka neza kandi utigeze utekereza ku bindi mbere y'uko usinzira. Nk'uko byagenze ku muvumbuzi mu by'ubutabire Augustin Kekule, umuhanga wavumbuye imiterere ya benzene, yahise abona igisubizo kivuye mu nzozi nyuma yo kugishyira mu bwenge bwe mbere yo kuryama. Yari amaze igihe kinini yibaza ariko yarabuze formule. Uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha mu gushaka igisubizo cy'ibibazo byawe ni ugukoresha amagambo meza ugenda uyasubiramo, ariyo affirmation. Amagambo wibwira mu ntekerezo zawe agira imbaraga. Iyo uvuze ubwenge bwanjye butagaragara burakora neza kandi buzampa igisubizo, uba utanga amabwiriza yo gukemura ikibazo. Subconscious mind gitangira gushaka inzira zizavamo igisubizo. Urugero, hari umubyeyi wari ufite ibibazo by'ubukene. Ubu buryo bwo gusubiramo amagambo bwaramufashije cyane. Yakomeje kuvuga amagambo meza buri munsi, yiyizeza ko azabona akazi ndetse akumva ko agafite. Nyuma aza kubona akazi keza, bikemura ibibazo by'ubukene bw'amafaranga yari afite. Uburyo bwa gatatu ni ugutekereza utuje cyangwa gutuza. Iyo ucecetse kandi ukitekerezaho mu mutuzo, ubwenge butagaragara bukora neza. Ibitekerezo byawe bisobanura neza kandi ugashobora kubona igisubizo cyoroshye ku kibazo cyawe. Urugero ni urw'umushoferi wari watakaje inzira yayobye. Aho kurakara yaricaye atekereza neza. Mu gihe gito yahise abona inzira nziza akwiye kunyuramo. Si we wenyine kandi twese turabizi ko iyo utuje utekereza ku bintu witonze ufata umwanzuro muzima. Nshimiye ko mwanteze amatwi. Nizeye ko watangiye gukoresha izi nzira mu buzima bwawe bwa buri munsi, hamwe n'izindi twavuze muri video zibanza. Niba wumva ibi biganiro ari ingenzi, kora subscribe usangize n'abandi kugira ngo nabo badacikanwa.